twongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagara na Nyagasani ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda ije kudukiza kuri uyu wa kane w'icyumweru cya 23 mu byumweru bisanzwe tariki 11 Nzeri 2025. Dore amasomo agiye kuduhuza n'ab'ijuru. Isomo rya mbere muri Paulo Mutagatifu yandikiye Abanyakolosi umutwe wa 3 umurongo wa 12 kugeza ku wa 17. Bavandimwe, mwebwe ntore z'Imana mukabatagatifu bayo ikunda byimazeyo, nimugire umutima wuje impuhwe, ubugira neza, ubwiyoroshye, ituze no kwiyumanganya. Nimwihanganirane kandi nimwagize cyapfa n'undi mubabarirane, kuko Nyagasani yababariye namwe nimugenze mutyo. Ariko ikiruta byose nimugire urukundo ruzabahuriza mwese mu butungane, kandi amahoro ya Kristo naganze mu mitima yanyu, kuko ariyo mwahamagariwe ngo mube umubiri umwe. Kandi mujye muhora mushimira, ijambo rya Kristo niribaturemo risagambe rwose. Mujye mwigishanya kandi muhanane mubigiranye ubwitonzi. Mujye mushimira Imana mu mitima yanyu, mwiririmbira zaburi, ibisingizo n'izindi ndirimbo mubwirirwa na Roho Mutagatifu. Ari byo muvuze, ari nibyo mukoze, byose mujye mubigirira mu izina rya Nyagasani Yezu, abari we mwisunga mushimira Imana Data. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 150, ibihumeka byose nibisingiza Uhoraho. Nimusingize Imana mu ngoro ya ntagatifu, muyisingirize aho itetse ijabiro, nimuyisingirize ibigwi yagize, muyisingirize ubukuru bwayo butagira imbibi. Nimuyisingize muvuza akarumbeti, muyisingize mucuranga inanga n'iningiri. Nimuyisingize muvuza ingoma kandi muhamiriza, muyisingize mucuranga ibinyamirya, muvuza n'imyirongi. Nimuyisingize muvuza ibyuma birangira, muyisingize muvuza ibyuma binihira neza. Ibihumeka byose nibisingize Uhoraho. Ibihumeka byose nibisingize Uhoraho. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Luka umutwe wa 6 umurongo 27 kugeza ku 38. Muri icyo gihe Yezu abwira rubanda ati, mwe munyumva reka mbabwire, nimujye mukunda abanzi banyu, mugirire neza ababanga, mwifurize neza ababavuma, musabire abababeshyera. Nihagira ugukubita kwitama, mutege n'irindi. Nihagira ukwambura igishura cyawe, ntumwime n'ikanzu yawe. Ugusabye wese ujye umuha, n'ukwambuye icyawe ntukakimwake. Kandi uko mushaka ko abandi babagirira, aba ariko namwe mubagirira. Namwe ikundira bakunda gusa, mwabishimirwa mute ko n'abanyabyaha bakunda babakunda. Bisubiye kandi, niba mugira neza abagira neza namwe, mwabishimirwa mute ko n'abanyabyaha babigenza batyo. Kandi nimuguriza gusa aho mwizeye ko bazabishyura, mwabishimirwa mute. Abanyabyaha bo ntibaguriza abandi banyabyaha bizeye ko nabo bazabagenzereza batyo. Ahubwo nimujye mukunda abanzi banyu, mugire neza kandi mutange inguzanyo, mutizeye inyiturano. Ubwo rero ingororano yanyu izaba nyinshi, kandi muzamubaye abana ba Nyirijuru, kuko agira neza indashima n'abagira nabi. Nimube abanyampuhwe kuko so ari umunyampuhwe. Ntimugashinja abandi, namwe mutazashinjwa. Ntimugacira abandi urubanza, namwe mutazarucirwa. Nimubabarire abandi, namwe muzababarirwe. Mujye mutanga, namwe muzahabwa. Ikibo gishimishije, gitsindagiye, gicugushije, gisheshekaje, nicyo bazabuzuriza, kuko igipimisho mugeresha ari cyo muzuzurizwamo. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Nyagasani Mana yacu, twebwe abanyabyaha n'abanyantege nke tuje imbere y'ubwiza bwawe. Turwaye indwara nyinshi, dusaba ko wabana natwe kugira ngo dukire. Tuje imbere y'ubwiza bwawe nk'abanyabyaha biteguye gukizwa nawe. Ibyaha dufite, Nyagasani dukize ku neza yawe. Tuje imbere y'ubwiza bwawe nk'abarwayi bakeneye ko watuvura tugakira. Tuje imbere y'ubwiza bwawe nk'abakene bakeneye impuhwe zawe Nyagasani kugira ngo babeho. Tuje imbere yawe Nyagasani twese abafite ibyo tubuze, abababaye, abashavuye, abananiwe, kugira ngo turuhure kandi dukomeze mu nzira zawe, wowe Imana nyakuri. Amen. Bayoboke b'Imana, nimugira amahoro. Nyagasani
araguhamagaye nanjye arampamagaye kuko ashaka kutugera neza. Ejo twaganiriye ku ijambo bita umukene. Twabonye umukene uwo ari we, uburyo hari igihe dushobora kwibeshya ku mukire tukagira ngo arakize bitewe n'ibyo twabonye afite, ariko tukaza kwirengagiza ko hari ibindi tutari kubona abuze, hari ibindi abuze. Uri Mutagatifu Agusitini utugira inama yo kwitonda, ntiturebere abantu mu ndorerwamo gusa yuko batumbagiye bagakira, ahubwo tunaberebe mu ndorerwamo y'iki, y'ibyo babuze. Ibyo babuze bishobora kubakenesha ndetse rimwe na rimwe bikabuza ijuru. Isomo ry'uno munsi aho kwitwa umukene riraza kwitwa umwanzi. Ese ufite abanzi bangahe? Ufite abanzi bangahe mubyeyi? Turaza gusoza tubona wowe uri umwanzi cyangwa uri umukunzi. Ngo kuko duhamagariwe kugwiza inshuti aho kugwiza abanzi. Iri somo rize gutambuka iwawe ryongere rikwibutse ko uri inshuti y'Imana. Teofili we uze kwitaba nawe uti karame Nyagasani ndaje mu nkuru gushaka kwawe. Mu Kilatini hari amagambo abiri avuga umwanzi ariko atandukanye hagati yayo. Reka rero tuyatandukanye. Ijambo rya mbere rivuga umwanzi ni iryitwa enemicus, bikavuga ngo l'ennemi. Ijambo rya kabiri ryitwa hostis, rikavuga ngo n'umwanzi na ku rundi rwego. Ariko reka duhere kuri irya mbere enemicus. L'ennemi bavuga ko ari umuntu mutavuga rumwe, wa muntu mudashyikirana, mbese ni igishinyuranyo cy'inshuti yawe. Uko biri kose umuntu utari inshuti yawe hari aho bigera ntumwita umwanzi wawe, bitewe n'uko nyine hari icyo mwapfuye ariko nanone hari icyo mupfana. Uwo bamwita enemicus. Hanyuma uwa kabiri hostis, hostem, ntago ari umuntu ahubwo ni n'ikintu, ni itandukanyirizo, ni impusane yawe. Ese niba uri umuntu impusane yawe ni iyihe? Uraza gusanga iki kintu ari nk'imirongo ibiri idashobora guhura, contraire. Uyu rero niyo bakunze kwita hostis, nta wundi ni shitani. Mbese niba wundi mwahura agakuruma ni nk'injangwe n'imbeba utabanisha. Uyu ntabwo ari umwanzi wawe gusa, ahubwo wamugeranya n'umwicanyi wawe, n'umuntu mwahura agahita kuburizamo. Niba wundi mwahura agahita kuburizamo, nta no bamushyira ku rwego rw'umuntu, kuko icyo gihe niba uri umuntu uwo muzahura agakuburizamo ntabwo ari umuntu, ni sekibi, ni shitani. Hostem mu ndirimbo itabaza roho mutagatifu Veni Creator hari aho bagira bati hostem repellas longius éloigne-nous du mal di Satan. Ngo udutandukanye n'iki, udutandukanye n'umwanzi wacu nta wundi nyine ni sekibi. Iyo ni Imana tuba turi kubwira, kuko umwanzi wacu nta wundi ni shitani. Akenshi twari dukunze gushyira bagenzi bacu abantu ku rutonde rw'abanzi bacu, nyuma tukaza kwibagirwa ko uwo muntu nubwo yaguhemukira ariko ameze nka yamvugo kinyarwanda igira iti uwo mwanga mu kabana ni imbeba. Hanyuma rero turaza kureba muri ano masomo icyo akorera umwanzi wawe. Icyo akorera umwanzi wawe nta kindi, turaza gusoza tubona ko ari ukumukunda. L'amour des ennemis. Enemy rero umwanzi nk'uko tumaze kubizirikana, uwo udakunda ntabwo wamushyira ku rwego rumwe rwa sekibi, rwa shitani. Niba rero umvise iryo tandukanyirizo rya enemicus ndetse na hostis, umwanzi ndetse n'umuntu ushobora kuba yakwanga gato, biraza kugufasha kumva neza iri somo rya Paulo, kwakira abandi neza bose kuko ari abantu. Ati mwebwe rero ntore z'Imana mukaba batagatifu bayikunda byimazeyo, nimugire umutima wuje impuhwe, ubugira neza, ubwiyoroshya, ituze no kwiyumanganya. Amen, amen, amen. Iri somo neza neza rirahura n'umubano wacu n'Imana na bagenzi bacu, ko wa muntu tubana nubwo yampemukira bwahe ariko aracyari umuntu, nubwo yangirira nabi ariko aracyari umuntu, nubwo yagusitaraho ariko aracyari umuntu, kuko ari nyine mu ishusho y'Imana. Dore ko irindi zina ry'Imana, Imana yitwa rukundo. Rero niba warihaye kuzana urwango mu mutima wawe kakubayeho, uzamenye ngo uri kwitandukanya n'Imana, uri gusanga sekibi, uri gushaka nawe kuba hostis, umwanzi. Niko bizarangira n'uri kuvuga yawe kuko nyine umwanzi avuga ye, kandi yakagobye kurangamira Imana. Abanzi twagwije iwacu. Evanjiri no munsi iratwerekeza ku mpanuro za Yezu. Yezu uri ku musozi, Yezu utubwira icyo tugomba gukora imbere yabo twita abanzi bacu. Yaritse wakoze rwa rutonde wakoze rw'abanzi bawe,
ukaza kwibagirwa ko wari umuntu washyize kuri urwo rutonde, washyize abantu ku rutonde ubashyiraho nk'abasekibi ba shitani, abantu ukabagira amarimbi kandi ari abantu kandi by'abantu. Ngibyo rero Yesu Kristo atwigisha ati nimukunde abanzi banyu musabe batoteza. Ubwabyo umaze kumenya ko umuntu ari umwanzi wawe, ndakubwiza ukuri kumukunda byaba ari umuzigo uremereye, ariko nibigushyikira ukamukunda nk'umuntu waguhemukiye uzabishobora. Kuko nanone impamvu tudashobora impuhwe, impamvu tudakunda bagenzi bacu baduhemukiye, ntabwo ari uko tutabishobora, ahubwo ni uko buri gihe tutarebera kuba bishoboye ku Mana. Yamvuga igira iti nta muhanga urebera nyine ku muswa, twese turebera ku Mana yabishoboye. Imana ni nyampuhwe, Imana ni rukundo. Rero ntabwo narebera ku bantu, kuko urukundo rw'abantu ari ruke, ntabwo rusendereye. Ndebera kuba bishoboye, ufite urukundo rwuzuye, nta wundi usibye Kristo. Niyo tugomba kwiga no kwigana, tukamukurikira kandi tukamukurikiza buri munsi. Yesu Kristo iyo atubwira gukunda abanzi bacu, arerekeza ku Bayisiraheli bo babonaga abo batavuka n'abatavuga mu gihugu kimwe akabita abanzi babo, bakabashyira ku rwego rwa hostis, kandi wenda bakabashyize ku rwego rwa enemicus, wa muntu waguhemukiye ariko bishoboka ko mwahura. Abantu benshi tujya dutsindwa, usanga bagenzi bacu twarabashyize mu gatebo ko ntaho tuzagera guhurira, ko ntacyo batumariye, baduhemukiye, n'abanzi bacu baratwanga. Tukaza kwibagirwa ko usibye imisozi ibiri idahura, abantu barahura, kuko nyine n'abantu duhurira hehe? Duhurira ku Mana. Nuko rero n'abandi batari abantu n'abahura kwa sekibi, nawe uze kureba aho uzahuriza na mugenzi wawe, wamuturanye mutakivuga rumwe, muzahurira he? Muzahuriza he? Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo Yohani na Petero ngo bari inshuti z'akadasohoka, gakurya avuga ipata n'urugi, soma mbike, inshuti magara. Uko niko byatangiye, bari inshuti. Mu gihe kiza kugera, bya bintu by'uko nyine nyakibatarara bushyitsi, kandi ngo mu buzima hari igihe hatabura kidobya, kandi ngo ntazibana zidakomanya amahembe. Mu gihe kiza kugera, umuhungu wo kwa Pita aza gutsinda. Ubwo bari bagiye mu kizamini hamwe n'umuhungu wo kwa Joni, aratsinda aramurusha. Nuko Yohani aratangira arakara, agira ishyari, akubita agatoki kandi yibaza ngo kuki umuhungu wa Pita atsinze kandi uwanjye ari we wamurushaga? Byagenze bite? Ihita ibinzigo guhera uwo munsi ntibongera kuvuga rumwe, bahita barashwana. Bitewe nande? Ukomeze umwibaze, wa mwana watsinze. Igisubizo kimwe mu muryango wa Pita kibaye ikibazo mu muryango wa Joni. Nuko inzigo ihera aho ngaho, ibiratangiye. Joni afata icyemezo cyo batazongera guhura na Pita. Nuko ngo Joni yajya mu isoko, hari ikintu agiye kugura, agiye kurangura, yajya kujya gucya agasanga ari Pita ubisigaranye wenyine, cyangwa ari inshuti ya Pita ibisigaranye. Nuko Joni agataha ntacyo aguze, ahubwo ataho kugira ngo ngurire Pita n'uburyo yampemukiye, ntago nshobora. Nuko Joni agataha cyo ntacyo aguze mu isoko. Ngo umunsi umwe rero Joni ngo aza kujya kuri banki, ajya gusaba inguzanyo. Ngo mu gihe bamwemera inguzanyo, uwagombaga gusinya kuri iyo nguzanyo yari umuhungu mukuru wo kwa Pita, yari umwana wo kwa Pita, ari we manager w'iyo banki. Nuko Joni afata icyemezo cy'uko amafaranga atongera kuyakira, atongera kujya gusinyisha. Nuko atahacyo yanze inguzanyo, kubera ko ari umwana wo kwa Pita, ari we mucungamutungo wa banki. Joni ngo yajya gusaba serivisi y'umuriro, y'amazi, ngo yagera ibyaga agasanga ari inshuti za Pita ziriyo, ari abahungu be bariyo, hose yagerayo, agahita agaruka, ntagere serivisi n'imwe afata, kubera ko yasanze ari inshuti za Pita ziriyo, cyangwa ari abahungu be cyangwa ari umuryango we, akagaruka. Noneho by'agahomamunwa ngo yagiye mu kiliziya bwa nyuma, ngo ko bari basanzwe bahura na Pita, ngo agezeyo asanga Pita ari we mugabuzi w'ukarisiya w'uwo munsi. Ubwo Joni afata icyemezo cy'uko atazongera gusubira mu kiliziya, ntiyongera guhazwa, ntazongera kwakira umubiri wa Kristo, ahita yitahira, kubera ko ari Pita yasanze ari we mugabuzi w'uwo munsi. Kiliziya bacitseho hatyo. Mu gihe cyaje kugera, bya bintu by'uko nyine ntago ahoraga hanze, ngo Joni baza kumufunga. Ngo ageze mu buroko, ngo wamugemuriye bwa mbere ni Pita waje kumusura n'umuryango we. Ngaho atekereza niba koko ibijyaza kubyanga, ngo nabwo ibyo birya hitara byanga, kandi yari ari mu buroko.
nuko bwa nyuma igihe cyaje kugera ujya nagiye kwisanga yisanga ari mu bitaro arwaye arembye yararwaye trauma nuko ngo mu gukanguka bishoke avuye muri koma akangutse asanga yakize arebye muganga umuvuye asanga ari wa muhungu wo kwa Peter waho ndi watsinze hahandi yahereye agira ishyari ku muhungu watatsinze kwa mwana wo kwa Peter ariho watsinze kandi umwana we yari umuhanga iza kurangira wa mwana ngo yari yarize iby'ubuganga medicine ariwe washoboye kujya wamuvura cyangwa yararwaye nuko John akangutse amaze gukira asanga ari mu maboko y'umuhungu wa Peter ari uri kumuvura neza yibaza hari igitira maze ngo atumiza kuri Peter ngo arapfukama maze aramubwira ati Peter rero naraguhemukiye bikomeye ubu ndatsinzwe noneho uko ngiye hose ngusangayo najya ku isoko ngagusangayo najya mu nzira ngagusangayo najya mu kiza ngagusangayo najya muri prison ngasanga inshuti zawe ngasanga abana bawe najya kuri banki ngasanga inshuti zawe abana bawe nawe ubwawe umva ndemeye ndatsinzwe ngurikije ibyiza byose wagiye ungirira service zose wagiye yumpa rimwe na rimwe nkazanga ubu noneho ndemeye nyuma yuko maze gukira aho naguhemukiye nsabye imbabazi ndatsinzwe umbabarire bayoboke b'Imana Yesu Kristo akuzwe nawe nuza kwisanga ku rutonde rw'abatsinzwe kimwe nanjye nawe upfuka musaba imbabazi ubwira Imana uti Nyagasani njya nguhunga kenshi ariko birababaje ko aho nguhungiye nsanga ari wowe n'ubundi ngiye Imana akenshi ubungi Imana ugakora ibyaha ukivuta mu byaha ariko ukaza gusanga n'ubundi ari Imana uri guhemukira ntushaka guhunga Imana wajya he kure y'uruhanga rw'Imana ngo kuko abantu benshi twahinduye Imana nk'umwanzi wacu nyamara ntaho uzajya ngo ure guhasanga Imana ngo ure guhasanga umuvandimwe yashusho y'Imana umuvandimwe waho uza kukugira neza imbabazi z'Imana zirakenewe muri ibi bihe igihe cyose twumva twatanye turi kure y'Imana nawe upfuka mubwira Imana uti Nyagasani narahemutse ntahandi najya usibye iwawe ntahandi nabona ubuhungiro usibye iwawe nguwo umwanzi wawe ese Imana n'umwanzi wawe ko buri gihe uyihunga ngaho ari umwanzi wawe reka dusoreze ku bintu bine biza kongera kugufasha gutekereza ku bantu wagize abanzi bawe kuri list wakoze atuye n'umwanzi wanjye icya mbere ni service akenshi uzasanga abantu twahinduye abanzi bacu aribo n'ubundi baduha service nibo tuzasanga muri ya banke tukabasanga mu kiliziya tukabasanga mu isoko tukabasanga ahantu hose duhura kubera iki nyine n'abantu nyine abantu tugomba kubana abo ngabo kenshi bashobora no kuduhemukira bitewe nyine nuko ubuzima buteye ese koko uzafata icyemezo uti sinshaka kubana n'uriya kubera ko hari aho yaguhemukiye hamwe ariko ahandi ujya umenya ko hari n'ahandi yagufashije nabyo ujye ubyizirikana umuntu aguhemukira rimwe ugahita ufata icyemezo uti ntabwo uzajya kubana nawe ariko se ahandi ho ajya gufasha ahandi ho ajya kugirira neza ujya uhareba ya service icya kabiri twongere turebe ku myuga yacu no métier akenshi imyuga yacu hari ubwo dukurira abanzi cyangwa ukadukurira inshuti akenshi usanga imyuga yacu kenshi twarahinduyemo urwango ntabwo njya kwa runaka kubera kiriya ntabwo musaba service kubera kaza gusanga ibyinshi twaragiye tugira ishyari nka kuno ba Yohane bagira ishyari atumwana buriya aratsinze nyamara aho kugira ngo byishimire kuko kera kabaye wa mwana azagutabara wowe ahubwo ugashaka kumutaba ngaho abantu benshi dufite imyuga yo kwa Sekibi imyuga y'urwango nawe niba watsinzwe uze gusaba Nyagasani imbabazi bitewe n'ishyari ufite bitewe naho ugira ishyari atarangiranye warangiranye we kandi kibagirwa ko ubwo bukire nawe igihe kizagera ukagungukiraho ubwa gatatu ndifuza gukwibutsa igisobanuro cy'umuntu bavuga ko umuntu atari shitani kubera ko shitani ari itagira ikiza na kimwe yakora hanyuma bakavuga umuntu nanone ko atari umumarayika kubera ko umumarayika niwe nanone utagira ikibi yakora rero umuntu nushaka kumwumva uzamenye ko ari umuntu w'umunyabyaha ugira intege nkeya ariko nanone akagira hagira imbaraga defo et qualité rero ntugashake gusa kumva ko umuntu naguhemukira ngo bizabirangiye ngo ufate nk'umwanzi wawe hostis ahubwo enemikus wawe ndo guhemukiye ariko mushobora kuzabana mushobora kongera kwiyunga mugasabana imbabazi kuko n'ubundi byanjye bikunde muzabana nguko abantu benshi twibeshya ugashaka kugira umuntu intungane kandi akiri hano ku isi
la perfection. Imana yonyine niyo itunganye, na niyo tureberaho. Turacyari ku rugendo, turacyari mu nzira dushakashaka Imana yitunganye. Rero ntugashake ko wahita untunganya aka kanya, kuko bigombera urugendo rurerure, bigombera urugendo John kugira ngo azagere kwa Peter, kugira ngo atungane bizamusaba urugendo rurerure, urugendo rw'imbabazi. Bizamunyuza mu nzira nyinshi cyane, bizamunyuza mu bitaro, binyuze muri prison, muri kiliziya, kugeza igihe koko abone ko yibeshye. Nuko birangira nyine dutsinzwe, kuko nyine twagiye twibeshya kuri bagenzi bacu. Ikindi kandi ugomba guhora uzirikana, ntabwo Imana izakubaza abanzi bawe, abaguhemukiye, ahubwo izakubaza ngo ikibi wakoze, kuki wanze mugenzi wawe, kuki utakunze uriya muntu. Niyo Imana izabaza, ntukajye ushaka ko Imana izakubaza ibyo batagukoreye cyangwa ibyo bagukoreye. Icya kane twasorezaho ni n'umukoro finaloma, uzi kwibaza ngo hanyuma se umwanzi wanjye ninde kuri no si ninde. Niba nawe washoboye gukora urutonde, reba nk'umuntu ubona wabitse mutima ng'umwanzi wawe, nkibaza ngo uri ingarani, uri pibere, iyo fumbire wabitse wawe, urwo rwango Sekibi wabitse wawe, kuko niko Sekibi avuka nyine. Abanzi bawe ni bangahe? Ese Imana iramutse ikubwiye iti inzira igana mu ijuru izanyura kwa mukazana wawe, wazajya mu ijuru? Bitewe nyine nuko mwangana. Inzira ijya mu ijuru izanyura kwa nyoko bukwe, wajya mu ijuru? Bitewe nuko nyine wangana na nyoko bukwe, uti ntabwo nanyura ku mwanzi, ntabwo nanyura ku mubisha. Inzira ijya mu ijuru ibaye ari ya yindi inyura mu irembo ry'umuturanyi wawe, wundi mutavuga rumwe, wajya mu ijuru? Inzira ijya mu ijuru ibaye ari wa muntu mubana, wa wundi ubanira nabi, wa wundi utuka, wa wundi wagiriye ishyari, wa wundi wahemukiye, wahanyura? Wajya mu ijuru? Nguko uko nawe bize gusoze isomo ry'uno munsi uvuga uti, niba inzira igana mu ijuru inyura ku irembo rya wa wundi nise umwanzi wanjye nashyize ku rutonde rw'abanzi, aho ijuru nzaritaha. Yibaze nanjye nibaze. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumukuru Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.